dufite mu mana tuhafite imibyizi, dore n'ubu twaje gushyiraho imibyizi. Rero ni mwifato ki abizera bakwiriye kuba bafite? Ejo twavuze ho bike, uyu munsi reka tuvuge ku ntambara y'umukristo kugira ngo azagere muri icyo gihugu. Mbibutse ko abantu benshi bashaka kujya mu ijuru, abantu benshi barabishaka, ariko ntago bose bagezeyo, abenshi baguye mu nzira. Hanyuma twebwe rero twakora iki kugira ngo tutagwa mu nzira? Dusome Abefeso 6:10, haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kubera iki? Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana ihimbazwe. Twongere Imana ihimbazwe cyane. Ejo twasomye amagambo meza mu itangiro kubare mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo mu bice 24, tuvuga Yesu amaze kuvuga iby'ibimenyetso by'ibi bihe turimo, avuze bya bindi byose, avuze ukuntu umugore azaramukwa ariko ngo benshi bagasubira inyuma bakagwa bakava mu byizerwa. Aravuga ngo nimubona ibyo bibaye, icya mbere abazaba bari Yudaya, ejo twavuze abazaba bari Yudaya ni bande? Bazazamuke ku musozi. Yakomeje gutekereza kuri ayo magambo y'Imana, sanga inzira ijya ku musozi nayo birasaba kurwana, kuko umugore bita Mukaroti yapfiriye mu nzira atagezeyo, yaguye mu nzira ajya ku musozi. Bari bamubwiye ngo ahungireho, ngo umutima we ntiwava mu isi. Hari igihe umuntu ahunga ariko umutima we ntuve mu isi. Ku bantu bazi icyo gishushanyo cya Mukaroti rwose ibirenge bye byajyaga isowari ku musozi w'ubuhungiro, ibirenge bye n'amaso ye n'ibitugu bye rwose bigisowari aho bari bababwiye guhungira. Ariko umutima wa Mukaroti wanze kuva i Sodomu. Hari igihe umuntu ahaguruka, wamubona mu materaniro ukabona yarahagurutse, ariko umutima we utaravuye mu isi. Akazana umutima, akazana umubiri, ariko umutima waragumye mu isi. Warageze mu nzira, waratekereza ngo ariko buri Sodomu hari gushya we, na ya ma etaje ari gushya, na ya mafaranga yo mu mabanki ari gushya. Isi izayengeshwa no gushya cyane. Isi izayengeshwa, niko Petero yavuze. Yaravuze ngo ibyishingiro byose, ibiriho n'imfatiro zose zizayengeshwa no gushya cyane. Hari ahantu twari turi, umugabo umwe aritanga, yitanga 3,000,000. Twari turi mu giterane cyo kwitanga, hanyuma arangije avuga ijambo na n'ubu ndacyaritekerezaho. Yaravuze ngo reka tubitange, ngo bifite agaciro igihe itorero rikiri mu isi. Aravuga ngo ninde waza ngo nkamusinyira umutungo wanjye? Yari yaparitse imodoka nziza hanze, yari ari mu bantu bafite imodoka nziza aho ngaho, mu bantu bari aho muri iryo teraniro. Hanyuma aravuga ngo umuntu ubishaka naze musinyira umutungo wanjye wose uzabuwe igihe itorero rizaba ryatashye. Nari nshatse kuvuga iki? Ibintu mubona biriho bifite agaciro kuko itorero rigihari, ariko umunsi rizataha bizata agaciro. Ibiriho, ama etaje mubona, aya mazu twirukankaho, ubutunzi twirukankaho, bifite agaciro kuko itorero rigihari, umunsi ryatashye bizata agaciro. Imana idufashe turwanira ibyo kwizera. Haleluya. Tuzamuke umusozi wera. Icya kabiri twavuze, twasomye, yaratubwiye ngo abazaba bari hejuru y'inzu ngo be kuzamanuka ngo bajye gutwara ibintu byo mu nzu. Ndi gutekereza ukuntu umuntu ajya amanuka akajya gutwara ibintu byo mu nzu. Ejo twavuze hejuru y'inzu ni he, hanyuma ibyo mu nzu ni ibiki? Ni kamere. Ni ukuba umuntu yarakijijwe ariko agafata icyemezo cyo gusubira mu bya kera,
kaba hari ibintu wahakanye umunsi wakizwaga ariko ukaba ukibizirura, warabiziruye ngo ni agakiza kagezweho. Hanyuma Imana idufashe twe gusubira imuhira mu nzu kujya gutora ibyo mu nzu. Hanyuma umwifato wa gatatu Yesu yavuze hara muri Matayo, yaravuze ngo kandi abazaba bari mu mirima, haleluya haleluya haleluya, yavuze ngo uzaba ari mu murima ngo ntazasubire imuhira ngo ajye gutora umwenda we. Yavuze umwenda we. Uzaba yarageze mu mirimo y'Imana ntazasubire mu bya kera ngo ajye gufata ubuhamya bwa kera yahoranye ngo yongere afate umwenda imuhira. Hari igihe abantu bakorera Imana ukabona babirambiwe, ariko hakora bariho. Impamvu ukora ni ukuriho. Umuririmbyi yararirimbye haravuga ngo maze imirimo ajyama, maze imirimo ajyama ninyirangiza. Nushaka kurekeraho gukora uzatekereza ko imirimo aguhaye ubwo uyirangije udusezera utahe, kuko abarangije imirimo ntago bicaye hano. Abarangije akazi, abarangije ibyo bakorera Imana, hari igihe umuntu avuga ngo igihe twakoreye, igihe wakoreye ariko Imana yaguhaye umwuka, igihe wakoreye ariko Imana yaguhaye ubuzima kugira ngo ukore. Imana yagushoyeho imbaraga zikomeye, ahubwo kora nk'utangiye, kuko abatari gukora ntago bicaye mu materaniro, abatari gukora ntago bari abantu bazima, bari bamaze imirimo barayimaze. Kora rero none, kora nk'utangiye, kuko abamaze imirimo ntago bicaye hano bari rusororo twaherekeje imibiri yabo, kuko imirimo bo bayimaze. Kora rero ugifite uburyo, kuko uhari, wibirambirwa, wibicogorera, ahubwo uwo mwenda. Yaravuze ngo abazaba bari mu mirima. Mu murima nihe? Ni mu murimo w'Imana. Hano twicaye mu murima. Impamvu uratura ni ukuriho. Impamvu urakorera muri korari ni uko uhari. Impamvu ukora ku itorero ni uko uhari. Impamvu uri kujya mu mujyi ni uko ukiriho. Mukore rero none niho hacu, kuko imirimo igishira. Imirimo igirangira, umuntu akamara imirimo, igihe cyo gukora kikarangira, ntabari gukora. Abari se hashika ntago bari mu mirimo. Niba murambiwe gukora, Imana yabajyana aho badakora. Dukwiriye gukora none, kuko abari Faisali ntago bari gukora, ntago bari gukora. Nabo ubwenge butari gukora neza, bari mu bitaro bitandukanye. Ntago Imana iri kubasaba kuyikora. Umuntu akora iyo ariho. Imana yamuhaye umwuka, Imana ikoresha abariho. Imana ibaha umugisha. Kandi tuvuze ngo Imana ibaha umugisha, ongera wiyongeremo akabaraga, ukore nk'utangiye, ukore nk'aho ari bwo ukiza, kuko imirimo igishira. Hanyuma twasomye ejo muri Yoweri ibintu nka 2. Yaravuze ngo mwamamaze ibi mu mahanga, mwamamaze ibi mu mahanga, muhagurutse intware. Ibi birabwirwa intware. Mubwire abarwanyi begere bugufi, amasuka muyacuremo inkota, ngo kandi ngo n'imihoro yanyu ngo muyicuremo amacumu, ngo kandi n'umunyantege nke muri mwe ahige ko abaye intware. Ukwiriye guhiga none kubaye intware, kubera kubaye umurwanyi, ugiye mu ntambara, ugiye kurwana. Ibyo yaravuze bisobanura iki? Gufata amasuka tukayacuramo inkota ni ugufata ibihe. Abisiraheli baterwa n'ikibazo cyo kubura intwaro, cyo gukena intwaro z'intambara. Reka mbibutse ko batakennye amasuka. Abafilisitiya ngo bakomeje kubakorera impabuzo, ngo n'amasuka, ngo n'ibihosho. Cyakoze babima kubakorera intwaro z'intambara. Isi ntizigera ikubuza gutera imbere. Isi ntizigera kwambura ubushobozi bwo gutera imbere. Kandi niyo udateye imbere nta kisi biyitwaye. Ariko mu isi y'umwuka bashaka ko mutagira intwaro z'intambara zo kwizera. Ibisigaye nta kindi kintu dusigaranye, nta kindi kintu kihari abera basigaranye, ni ukurwana, bagafata amasuka, bagafata aho bakuraga ubuzima. Mu masaha bakoreshaga bari gushaka ubuzima, bagashakamo udusaha duke two gucuramo inkota, two gusenga, two kwinjiriza ubusa, two gushakashaka ijambo ry'Imana, two gusoma ibya
byera yavuze ngo abarwanyi ngo n'intwari mwegere hino, amasuka yacu mwibura igihe cyo kubana n'Imana. Mwakoze ubwo mwaje